Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo cyangwa se website ukuraho amafaranga ureba video za YouTube. Iyo website rero nta yindi, uraza mbese ngenda guhereza link muri description cyangwa se urayisanga muri comment munsi, uyinjirireho utangire kureba video ugahembwa. Ibi ni ibintu by'ukuri byizewe, ntago ari bya bintu abantu bateka imitwe. Iyi ni website cyangwa video urazibona, urareba video ugatangira guhembwa. Sasa rero ahangaha ubona kuri user area, aha niho uba ujya. Sasa kubera wowe na account uri bwaba ufitemo, uraza ugakanda kuri utu tudomo dutatu. Iyo udukanzeho urabona hano handitse sign out, uraza we haba handitse sign up, ugahita ukandaho ugashyiramo email. Ubanza hejuru izina ryawe, ushyiramo amazina abiri, then ugashyiramo email yawe, ugashyiramo password ushaka, no hasi ukongera ukemezamo bwa kabiri, then ugahita ukora sign up, urubuga rugahita rujyamo, ukaba ufunguyeho account. Sasa rero kanze nkwereke ngewe kubera nakoze sign up ayo ngejejemo. Yes, ngira ngo urabona hano ni muri user area yanjye, muri account yanjye nyirizina. Urabona hano aya ngaya ni video narebye, amafaranga ureba nayakoreye mu munsi umwe, aya nayo ninjije. Sasa rero hano hasi ikintu navuga kigoye kuri iyi website ni ugutumira abantu. Hano iyo utumira abantu, hano handitse referrals attracted, aba ni abantu 9 amaze gutumira. Amafaranga uyabikuza ari uko wujuje abantu 30, kandi abantu watumiye ugenda winjizaho 40% byayo binjije. Sasa kankwereke iyo ugiye gukuraho amafaranga ukuntu biba byifashe. Uza hano kuri withdraw ukemezaho, wamara kwemezaho urabona ufite bank account, ufite nka Visa card cyangwa Mastercard, ukanda wemezaho hano ugahita ushyiramo card number yawe, amafaranga agahita ajyaho. Urabona Bitcoin, hano harimo phone bills, PayPal n'izindi nyinshi ugenda ubikurizaho. Sasa rero reka njye hano kuri phone bills nemezeho urebe ukuntu biba bimeze. Urazana kuri phone bills, urabona ni phone number. Aya ni amafaranga y'ukuri urya, atari kuvuga ngo ni bya bintu by'amabeshyo. Hano uraza ukandikamo nimero yawe, nanjye nandikemo nimero yanjye ubirebe. Nandikemo nimero yanjye 079 20 38 44 6. Nkore withdraw money. Nimara gukora withdraw money, ndategereza uko mbona connection zanjye ari nazo, ariko ndategereza. Yes, urabona ko hano ngo check the number of referrals. Hano iyo ubonye hano nyine ubaye waruje bari abantu 30 watumiye. Yes, urabona hano iyo uje abantu 30 watumiye, amafaranga ahita ajya kuri mobile money yawe. Hano bari kumbwira ko ngejejemo abantu 9, hasigaye abantu 21 atangira gufata amafaranga. Sasa rero ndaza nsubire hano inyuma gatoya, cyangwa se nongeye nsubiremo hano muri user area. Nimara gukandaho ndaje nkwereke. Yes, urabona hano amafaranga mfitemo ngewe, kubera yuko nyine kode nyifite. Reba hano, uraza ugakanda hano ugatangira kureba video. Aha hasi ureba tuno tuntu tw'amatangazo
ni umuntu uba ubikuye amafaranga rimwe yabikuriye kuri Bitcoin, uzagenda babona benshi babikuriye no ku ma PayPal, benshi baba bagenda batangaza iyo yabikuye bahita batanga itangazo ugahita ubibona ko ayabikuje. Sasa rero njyewe kugira ngo winjire muri iyi website urasanga link ndayishyira muri description, cyangwa se link reba uyu n'undi ubikuje kuri PayPal ubona, cyangwa se link uyisange muri comment ndayishyiramo, na WhatsApp yanjye ndayishyiramo ku mpera ya video uyirebe. Yes, ndakeka ari ibyo ngibyo. Iyi ni website rwose yizewe, hano urabona uratumira abantu nta kibazo kiba kirimo. Yes, ni ibyo ngibyo rero, kanda nawe kuri iyo link usanga muri description cyangwa muri comment, ubundi utangire winjire kuri iyo website utangire gukora amafaranga mu buryo bworoshye.